Murakaza neza kuri Softman Official. Uyu munsi turaganira ku mico 9 ishobora kwereka yuko uri umuhanga koko by'ukuri. Ibuka gukora subscribe, like, comment ndetse na share. Ubwenge ufite, ingano yabwo bigaragaza ko uri umuhanga koko cyangwa uri umuswa. Ntibigendera yuko wize amashuri menshi, ntibigendera ku madigiri ufite. Ibi bishingiye ku kuba bamwe mu bahanga bakomeye cyane ku isi batarigeze bakandagiza ikintu cyabo mu ishuri. Abandi bavuye mu ishuri mu gihe abandi bagiraga amanota make cyane, barimo nka Albert Einstein, Thomas Edison, Charles Dickens n'abandi. Ushobora kuba warumvise abantu bavuga ikizamini cya IQ Intelligence Quotient, ariko ushobora kuba utazi icyo ari cyo. Ikizamini kidasanzwe gikorerwa mu rwego rwo kugira ngo hapimwe ubwenge bw'umuntu hashingiye ku bwonko bwe. Inyandiko yasohowe mu kinyamakuru Psychology Today, IQ Intelligence gikoreshwa mu kumenya ubwenge bw'umuntu, imitekerereze, ubumenyi mu mibare n'ahandi hose. Mu gusuzuma IQ harebwa ibintu byinshi, harimo umwanya umara witegereza ibintu, umubare w'ibintu ushobora gufata mu mutwe, uko ukemura ibibazo, imyitwarire yawe, uko ubana n'abandi. Reka turebere hamwe ibintu 9 bishobora kugaragaza yuko koko uri umuhanga ushingiye ko ubyitwaramo. Turebe ku cya 9, uko uha agaciro amarangamutima y'abandi kandi ukicisha bugufi. Ubushakashatsi bugaragaza ko umuntu ushaka guha agaciro amarangamutima y'abandi akayaha agaciro akunze kuba ari umuhanga kandi abana neza n'abandi. 8, ubasha kwishanisha n'abandi mu buryo bwari bwo bwose. Ubuzima buri gihe burahinduka kandi abahanga usanga bamenyera vuba ndetse bakisanisha n'ibihe ibyo ari byo byose bagezemo. Icya 7, ukunda gusoma no kumenya amakuru mashya. Abantu basoma cyane banakunda kumenya amakuru mashya n'ibigezweho, usanga ari abahanga. Gusoma bigufasha kumenya ibintu bitandukanye ndetse ukarushaho kuba umuhanga. Icya 6, uha agaciro ibitekerezo by'abandi. Usanga abahanga bazi neza ko nta gitekerezo, bumva ibitekerezo byose ndetse bakabyigiraho, bashimishwa no kwigira ku bandi no kubona ibintu mu buryo bushya. Icya 5, wigira mu makosa yawe, aho kubona gukora ko amakosa ari ikosa, ahubwo amakosa yawe arakwigisha, ukayigiramo, ukayakuramo isomo rishya rizatuma utongera gukora iryo kosa ukundi. Icya 4, ukorera ku gihe. Kubasha gukorera ku gihe byerekana ko uri umunyabwenge koko by'ukuri kandi byuzuye. Icya 6, ukunda kumva kuruta kuvuga. Abantu b'abahanga usanga bakunda gutega amatwi ibyo abandi bavuga kuruta kuvuga. Ibi ni ukubera ko bahora bashaka kwigira ku bandi ndetse kandi bahora bifuza kunguka ubumenyi bushya. Icya 2, wihanganira ibibazo. Abahanga bakunze guhura n'ibibazo cyane, usanga baba bazi guhangana n'ibikomeye bahura nabyo byose, bibafasha kurushaho kuba abanyabwenge. Icya 1 ari nacyo cya nyuma, ubaza ibibazo by'ubwenge. Abantu b'abahanga usanga bahorana amatsiko kandi buri gihe baba bashaka kwiga byinshi. Usanga babaza ibibazo bibafasha kumva ibintu neza ndetse bahora bashaka kwiyungura ubumenyi. Ese muri ibi tuganiriye usanze hari imico ikuranga muri iyi mico tubonye? Twarikiye muri comment niba hari imico ubonye ikuranga muri iyi tukubwiye, ndetse unatwandikire niba wifuza ko twazakorera icyegeranyo cy'indi mico yisumbuye kuruta iyo tuvuze uyu munsi. Ukwiye gusuzuma ubuhanga bwawe tubushingiye ku mashuri wize, utabushingiye ku kintu icyo ari cyo cyose, ku myaka ufite cyangwa ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo ukabushingira ku buryo ushobora kwitwara ukurikije izi ngingo 9 tumaze kubona. Nge mwari kumwe kuri Mikoro Softman Official. Ibuka gukora share, subscribe, like na comment. Mugire amahoro.